murakoze cyane. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Twongeye gushima Imana muri iki gitondo uko Imana itugiriye neza iduteye iteka tukaba tubonye umwanya wo kongera kugaruka hano urubuga kuri iri teraniro ry'ubwoko bw'Imana. Yego. Cyambere nshimiye abantu bose duteranye muri iri teraniro muri uru rusengero rwacu. Imana ibaha umugisha. Amen. Nanone nshimiye ubuyobozi bwacu baduhaye umwanya kugira ngo tugire ubuntu bwo kuganira n'abantu b'Imana bakomeye. Kandi bahora batubera amaso uko Bibiliya ivuga ngo baba amaso barinda imitima yacu nk'abazayibazwa. Yego. Abadusengera batuzirikana umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane kandi natwe tubasabira ku Mana kugira ngo ibafashe ibintu batangiye bazabisoze neza. Amen. Amen. Reka niba hari umusomyi wadufasha dusomere mu gitabo cy'Abami ba mbere 14 guheraho. Yego. Arasoma uduce tubiri gusa. Undi yongera asomera kabanza asome nyuma ndamubwira aje gusoma atarakwibagirwa. Niba hari uwiteguye yadusomera. Kijya maso y'ubusaza ntababona neza. Abami ba mbere kangahe? Abami ba mbere 14. Murongo wa mbere. Soma umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Ico gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze uje i Shilo, niho umuhanuzi Ahiya wavuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko. Amen. 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 Ongera usome Samueli wa mbere 28:8. Samueli wa mbere 28:8. no ku 8. Yego. Nuko Samueli ariyoberanya yambara indi myambaro. Sawuli. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro, ajana n'abagabo babiri baja kuri uwo mushikazi nijoro, maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho uzure uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi ico Sawuli yakoze uzi uko Sawuli yakoze yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi, akabaca mu gihugu. Niki kigitumye utega ubugingo bwanje umutego kugira ngo unyicishe? Amen. 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 Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Ubushize igihe duherukana twaganiriye hejuru yo gukorera Imana n'ingororano no gukora imirimo myiza
ingororano zo gukorera imana Mm. cyangwa se imirimo y'abakirisitu n'ingororano zayo. Yego. Twavuze hejuru mu gice twasomye cy'Abakorindo ba mbere 3:10 Mm. twasanzemo ibintu bitandatu. Twasomyemo izahabu, ifeza Mm. n'amabuye y'agaciro, dusomamo n'ibiti n'ibyatsi n'ibikenyeri. Yego. Twavuze ko izahabu ari imirimo dukorera mu rukundo, Mm. tuvuga ko ifeza ari imirimo dukorera mu kwizera, Mm. tuvuga ko amabuye y'agaciro ari imirimo dukorera mu gukiranuka, Yego. tuvuga ko ibiti ari imirimo dukorera kwirarira cyangwa kwirata, Mm. tuvuga ko ibyatsi ari imirimo dukorera kwigana abandi, Yego ni ukuri. tuvuga ko ibikenyeri ari imirimo dukorera ko baduhase. Mm. Yego. twashoreje ku makamba 5. Mm. Bavuze ikamba ry'ubugingo izahabwa abantu bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bakihana ibyaha. Bavuze ikamba ritangirika, tuvuga ko abantu baresheje ibigeragezo byo muri ubu buzima. Yego. Tuvuga ikamba yo gukiranuka, Ukuri. tuvuga ko ari abantu bakiranutse mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imana ishimwe. Tuvuga ko ikamba ry'ibyishimo, tuvuga ko ari ibyishimo by'agakiza tubonera muri Yesu. Amena. Uko umuririmbyi yaravuze ngo birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba. Uri ku mukristo ukura azanezerwa iteka byose, iteka ryose. Imana himbazwe. Twavuze ko ikamba ry'ubwiza, tuvuga ko ari ikamba rizohabwa abantu bazanye abandi mu gakiza, bagaruriye abantu kumenya Imana. Daniyeli yabivuzeho aravuga ngo bazora bagirana nk'isanzure ry'ijuru. Ibyo nibyo twaganiriyeho ubushize. Yego. Ari ukubibutsa gusa. Yego. Ubu tugiye kuganira amagambo avuga hejuru yo kwishushanya. Yego. Imana ishimwe. Kuko mubyumvise amagambo amaze kudusomera, tubishamo amagambo y'uyu Yerobowamu. Yerobowamu yari umugaragu wa Salomo. Usomye muri igice cy'abami ba mbere kuri 11, usanga amateka ya Yerobowamu wari umugaragu wa Salomo. Bukeye Salomo amaze gusaza, abagore yari yarashatse baramwanduza, batuma ava ku Mana asenga ibigirwamana. Yego. Yasenze imana z'abanyamahanga, z'Abashitoti n'iz'Abamowabu n'iz'Abamoni, mbese ibigirwamana. Buri mugore wese yazanaga ikigirwamana cy'iwabo. Bituma Imana irakara, igambirira kumunyaga ubwami. Yego. Kandi igitangaje ikabuheza umugaragu wiwe, umukozi wiwe, umugaragu wiwe. Uyu mugaragu wiwe, umunsi umwe ngo yari avuye i Yerusalemu, bageze mu nzira ahura n'umuhanuzi witwa Ahiya.
akaba afite umwitero wiwe yadodesheje ahiya ngo afata wa mwitero wiwe awucamo ibice 12 cyangwa se ibipande. yego afata ibipande 10 abiheza uyu mugaragu wa Salomo witwa Yerobowamu. Maze kumuheza 10 asigarana ikindi kimwe mu ntoki. Icyo kimwe mu ntoki no kuvuga ngo yaragisigiye ubwami bwa Salomo umuhungu witwa Rehobowamu. Umugaragu witwaga Yerobowamu naho umuhungu wa Salomo akitwa Rehobowamu. Ukundi ko byagenze muri ico gihe. Ariko dusubiye inyuma gatoya tubanze tuvuge hejuru yo kwishushanya cyangwa se kwigereranya. yego Kubera iki abantu bishushanya? Kwiyoberanya no kwihindura uko utari. No gushaka kwambara ishusho itari yawe. yego nukuri No gushaka gusa uko udasa. Kubera impamvu z'ibyo ushaka kugeraho. yego Kandi abantu bose bishushanya cyangwa bigereranya baba biganye Satani kuko niwe watangije kwishushanya mbere. yego yego Satani mbere yitwaga Rusofero, yari marayika w'umuco. Bukeye amaze kugomera Imana, yakwica cyubahiro yari afite. Hanyuma umunsi umwe arishushanya yayambika ishusho y'inzoka. Ntabwo Satani yari inzoka ahubwo yari marayika w'umuco. Ariko yarishushanije yambika ishusho y'inzoka, aja kuganiriza umuntu. yego Byavuye muri ico kiganiro mwese murabizi akaga byatuzaniye. nukuri Niyo byatuzaniye akaga gakomeye cyane. Ubwo yagomeshaga ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva. Muririmbyi yaravuze ngo yabayobeje umuremyi ababwira ibinyoma ngo bahemukire iteka ngo nibo mwanzi ukabije. yego nukuri yego Rero abantu bose baza bakunda kwishushanya no kwiyambika ishusho itari yabo no gushaka kumera uko batameze. Buriya babiyambitse ishusho ya Satani. yego yego Kandi Bibiliya zitubwira ngo si igitangaza Satani kwihindura nka marayika w'umuco. nukuri Icyo cyatumye yiyambika ishusho y'inzoka kugira ngo aganirize umuntu amuyobye. Abishushanya bose rero baba bakurikije Satani cyangwa se niwe wabatoje. yego yego Twatanga ingero nkeya muri iki gihe zo kwishushanya. Umuhungu ari kujana na mushiki we bakaja muri salo bakaja kwisuka imisatsi. Umuhungu akaryama umunsi umwe yavyuka akabwira ababyeyi bati umundeba sinkira umuhungu nabaye umugore. nukuri nukuri Ibyo ni ibintu biriho muri iki gihe byeze ku isi. nukuri Ibyo ni ukwishushanya no gushaka kwambara umwambaro utari uwawe no gushaka kuba undi utari we. yego rwose no gushaka kuba icyo Imana itakugize cyo. Ibyo byose ibigaragaza ibyo ni ibimenyetso byo kwishushanya cyangwa se ni abantu bararikira ibintu bitari byo. Muri Bibiliya hatwereka abantu batatu bishushanije.
wa mbere ni uyu muka Yerobowamu, yego uwa kabiri ni Sawuli, yego yarishushanyije n'abaje gushikisha turaja kubivugaho. Uwa gatatu na Dawudi nawe hari umunsi yabikoze ariko yashakaga kwikiza ageze kwa Kishi mu Bafilisitiya. Rero izo zose ni impamvu zo kwishushanya ariko zitari nziza. yego yego Bukeye umunsi umwe umuhungu wa Yerobowamu ararwara witwa Abiya. yego Maze kurwara Yerobowamu aramubwira ati haguruka uje ku muhanuzi witwa Ahiya, amaze gusaza nta kibono. Atamaze ugende wishushanyije wiyoberanye wiyorobenyanyije ati ntiwambare n'imyambaro y'ubwamikazi, yego ati nushika umubwire ko turwaje umwana, tumubaze niba azakira icyo Imana yamuvugaho. yego Noneho muka Yerobowamu ngo aragenda. Bibiliya yatubwiye ko yatwaye n'ingemu, yatwaye imitsima, ngo atwara n'ibindi bintu. Iyo bajaga kuraguza cyangwa guhanuza ngo batwaraga ingemu. yego Aragenda rero akiri mu nzira, Ahiya nawe yari yarahumye amaso kubera ubusaza ariko yari afite amaso y'umwuka. Imana ishimwe. Bakiri mu nzira Imana iramubwira ngo muka Yerobowamu araje, kandi Imana imubwira ibimuzanye, asante kandi iramubwira ngo yiyoberanije. Ariko nahagera umubwire uburyo uti kubera iki wiyoberanya kwitwikira akajoro, nubwo ntabona ariko Imana irabona. amena Tugende umubwire ngo uwo mwana azopfa nta kabuza, yego kubera kuko Yerobowamu nawe ntiyari mu bushake bw'Imana. Yerobowamu Imana yemeye kuko atwara umugabane w'Abisirayeli inzu 10, ariko Imana yari yarashatse kugica igicaniro cy'umwuka kiguma i Yerusalemu i Buyuda. yego Rehobowamu mwene Salomo yamusigiye inzu 2. Imana yarakariye se Salomo, iramubwira ngo kubera kuko mu gusoza kwa Salomo yasoje nabi kuko twabivuze, abagore benshi yazanye baramucumuje bituma asenga imana z'abanyamahanga. Imana iramurakarira igambirira muri umunyabwami, ariko iravuga ati sinzabukunyaga wowe ukiriho, nzabunyaga umuhungu wawe. yego Ati kandi kubera kungiriye neza Dawudi, kubera kwibuka isezerano yanjye na Dawudi, sinzagusigira inzu 2 gusa. Rero yavuze inzu imwe, iya kabiri ni yiwe y'Abayuda. yego Rero mwene Salomo Imana yamusigiye inzu yiwe y'Abayuda, inzu yabo y'Abayuda n'inzu ya Benyamini. yego Noneho Imana irakarira rero Yerobowamu kuko amaze gutwara za nzu 10 akaja mu majyaruguru, kapitali yabo akayita Samariya. Imana yari yarashatse ko igicaniro cy'Imana kizaguma i Yerusalemu, abantu bakazamanuka uko umwaka utashe, bakaje Yerusalemu gutamba ibitamo kuko bari basanzwe bakora umuhango wabo wo gutamba ibitamo. yego Ariko Yerobowamu aribwira aravuga ati nindeka abantu bakazamanuka i Yerusalemu uko umwaka utashe, bazongera bagomokera ubwami bwa Salomo, atahari banice kugira ngo
basubire kwa shebuja Mhm. bituma yishingira ibicaniro i Beteli n'ahandi handi hejuru ku misozi. Yego. Iyo dusohoye mu bami ba mbere mu gice cya 13 tuza dusanga Imana yarahagurukije umuhanuzi Davi Buyuda aja kuvuma igicaniro cya Yeroboamu cy'i Beteli Yohowe. kimusandariraho aho atamba ibitambo kandi atabyemerewe. Abami bari bafite uburenganzira bwo gutamba ibitambo, bari bemerewe gukora indi mirimo, ariko imirimo y'ubutambyi yari ifite bene yo ab'inzu ya Lewi. Yego. Ibyo ngibyo tuba tubona na uyu mukozi w'Imana, uyu mwami witwa Sawuli, muza bibiri byamukuje ku ngoma nawe, harimo ni kimwe nuko atumviye Imana, ubwo Imana yari yaramubwiye kuja kurimbura Abamaleki abatsemba, bakibagirana munsi y'izuba. Ariko icyaha cya kabiri yakoze nuko yakoze umurimo w'ubutambyi. Igihe yarategereje Samweli ngo abona yatinze, Yego. ubwira bwinshi bumutera gukora uwo murimo w'ubutambyi kandi atawemerewe. Samweli ubwo yazaga yaramubwiye ngo wafuditse cyane kubera ko wakoze ibyo, Imana igukuye ku ngoma. Yego. Izo ni impamvu zatumye akurwa ku ngoma Sawuli, kubera ko yakoze uwo murimo w'ubutambyi. Rero muri iki kiganiro cyacu turimo cyo hejuru y'abantu bishushanya cyangwa bigereranya, Yego. dusanze Sawuli nawe yarigereranyije cyangwa se kwishushanya. Ubwo Abafilisitiya bari bamubereye nabi, aragenda aja gushikisha, kandi ari we wari wararimbuye abashitsikazi. Yego. Hariya twasomye ngo yajyanye n'abagabo babiri baramuherekeza. Twasomye muri Samweli wa mbere 28:8. Yajyanye n'abagabo babiri baramuherekeza baja gushikisha. Yego. Kandi ngo agenda yiyoberanije. Ijambo tuganira ni ukwiyoberanya. Yego. Yego ni ukuri. Ni ukwihindura ico utari cyo, ni ugushaka gusa uko udasa. Yego. Kugira ngo ugere ku ntego ushaka kugeraho. Sawuli aragenda ijoro ryose ngo ashitse ku mushitsikazi. Bibiliya yatubwiye ngo aramubwira ngo amubwira ngo ushikishiriza umuntu ubwira. Undi nawe aramubwira ngo kubera ko unteguye umutego kandi mutuzi ibyo Sawuli yakoreye abashitsikazi ngo n'abahanzweho n'imyuka mibi. Yego. Akaba yarabarimbuye mu gihugu, none uje kunteguye umutego wo kunyicisha. Sawuli arambwira ati coco ntabwo uri bugihanirwe. Ati ndakurahiye coco ntabwo uri bugihanirwe. Urongo aramubwira ngo amushikishiriza Samweli. Bamaze kumushika Samweli, rimwe na rimwe Imana izayemera ko ivyo bintu bishobora kuba bo umukiranutsi wibereye ahantu aruse, kuba bo umushika bakamukurura, kugira ngo Imana ize kuvuga, ije kumubwira, ije gusohoza ibihano yamubwiye. Umushitsi ngo akubise ibyo yakoraga niba ari inzuzi ziba ari ibiki yakoraga byo gushika. Samweli ngo arazamuka. Samweli ngo akizamuka, wa mugore atera hejuru avuza induru. Aravuga ati ese wambeshe y'iki kandi ari wowe Sawuli? Yego ni ukuri. Undi aramubwira ati humura, ati ubonye iki? Ati mbwira icyo ubonye.
naramubwira ngo mbonye imana izamuka iva ikuzimu. Imana ishimwe we mwana we. Ahita amenya kuko ari Samweli uzamutse. Yego yego. Sawuli ngo aritwikira akubita umutwe mu maguru arunama ngo aramutama. Yego. Samweli umukozi w'Imana ngo ahageze ngo arabaza ngo kubera ikurinda kunkubaganiraho ukanzamura. Yego nukuri. Yego. Nanjye ndanibaza iryo jambo ngatangara impamvu Imana yemeye ko Samweli azamurwa n'umushitsikazi. Nukuri. Ariko Imana yabikoreye kugira ngo isohoze ibihano kuri uyu mwami kuri Sawuli. Yego yego nukuri. Yego. Kuko yari yaravuye mu bushake bw'Imana. Aramubwira ngo nihebye cyane ngo Abafilisitiya kuko ngo Abafilisitiya bangose. Ngo niyo mpamvu naje kugira ngo nkuzamure cyangwa se bakuzamure kugira ngo ugire icyo umbwira kuko Abafilisitiya bamereye nabi. Ngo kandi ngo Imana ntikimvugisha ngo haba muri buri munatumye. Ngo cyangwa se mwiyerekwa cyangwa mu nzozi. Yego nukuri. Yego. Uri munatumimu ni ibintu bakoreshaga kugira kungura ubwenge. Yari mu ishusho y'ijambo ry'Imana utumimi mu gisobanuro cyo kumurikirwa n'umwuka w'Imana. Yego. Ariko ibyo byose ntabwo Imana yari ikimuvugisha haba muri buri mu cyangwa tumimu. Kuko yari yaragomeye Imana, yari yarasize Imana Sawuli. Yego. Yego. Yari akiri mu bushake bw'Imana. Nicyo cyatumye yitwikira akajuru akaja gushikisha. Tudatinze Samweli aramubwira ngo niba Imana yarakuretse ngo kubera icyo ubimbajije. Ngo bikubayeho ngo usibye Imana yari yaravuze ngo binyujije mu kanwa kanje. Ngo kubera ibyo ngibyo wakoze. Wowe ejo ubwawe n'abahungu bawe ejo muzansanga. Ubwo yaramubwiye kuko Abafilisitiya bari bumwice bakamwitana. We n'umuhungu wiwe. Niko byagenze rero kuri Sawuli. Kubera yavuye mu bushake bw'Imana ariko agashaka yamara guhura n'ibibazo bikomeye agashaka kongera kuja kubaza Imana binyuze ku muhanuzi wayo wasinziriye. Yego yego nukuri. Yego. Rero abantu bakunda abantu bishushanya nuko baba baravuye mu bushake bw'Imana cyane rwose. Murabizi yatangiye neza Sawuli yatangije n'umwuka w'Imana ariko asoza nabi. Yego. Abantu benshi bagiye batangira neza bagatangira bafite umuriro w'umwuka wera. Bagatangira bafite umuriro w'umwuka wera bagakorera Imana mu buzuke. Bakavuga ubutumwa bagasoma ijambo ry'Imana bagasenga. Bakaja mu bitaramo. Yego. Ariko uko wa muriro ugenda ugabanuka. Bakaja kwisanga umuriro warashize hasigaye umwotsi. Yego nukuri. Umwotsi ntushobora kuwutekesha ibyo kurya ngo bishe. Umwotsi ntushobora kuwushushaho amazi ngo ashuhe. Umwotsi ntushobora kuwota ngo urakumara imbeho. Ko niko abantu bameze, abantu batangiye ari umuriro. Yego. Abantu benshi batangije ari umuriro ariko basoza ari umwotsi. Yego nukuri. Yego cyane.
kandi umwotsi ni amagambo. Umwotsi ni amagambo, mbese abantu benshi basigaye ku magambo. Yego. Ngo twakoraga ibi ariko batakibikora. Ukuri. Pawulo yabwiye abagalatiya ngo mwatangije iby'umwuka ariko muheruka iby'umubiri, musoza mu by'umubiri. Baherutse mwatanga iby'umwuka ariko muherutse iby'umubiri. Yego. Ninde wabaroze mwa bagalatiya ngo? Ukuri. Abakristo b'iki gihe ninde wabaroze? Abantu batangije iby'umwuka ariko bagaheruka iby'umubiri. Ukuri. Abantu batangije ari umuriro none bakaba basoje ari umwotsi. Kandi tuvuze ko umwotsi ari amagambo gusa, basigaye ku magambo niyagereranywa n'uyu mwotsi. Yego. Rero tudatinze cyane reka twifashishe agasimba kitwa kitwa uruvu. Twifashisha agasimba kitwa uruvu. Uruvu mu Kinyarwanda ni uruvu, mu mvugo yacu yo hakurya bakita bayita nyakamvutabi. Yego. Uruvu rero ntirugira ishusho, ntirugira ibara. Yego. Rusa naho rugeze. Ruri mu ishusho y'abakirisitu nabo biyambika, bamaze kuvuga biyambika ishusho itari yabo. Imana itubabarire kabisa. Basa naho bageze. Iyo ari kumwe n'abasinzi asa n'abasinzi. Iyo ari kumwe n'abakirisitu asa n'abakirisitu. Yego. Yaba ari kumwe n'abantu ahageze agasa naho ageze. Yego. Ariko iyo si ishusho yakagombye kuranga umukirisitu. Yego. Uruvu rero niko ruteye, ntirugira ishusho, rugera mu byatsi bibisi. Rugera mu byatsi bibisi rugasa n'ibyatsi bibisi. Ni ukuri. Wagera mu byatsi byumye rugasa n'ibyatsi byumye. Yego. Nanone uruvu rugira ibintu bine. Cyo ni icyambere, icya kabiri ni urugendo rwako gasimba. Yego. Abaswahili bazavuga ngo urugira ni umwenda w'amashaka. Ni ukuri. Ntirwigirira icyizere. Ntirwiyubakamo icyizere. Ni ukuri. Iyo rugenda rusumba ngende ndeke. Yego rwose. Abo ni abakirisitu rero bataza bamasha mu buryo bwo gukorera Imana ngo bahitemo. Yego. Ugasanga si umukirisitu kandi si umupagani. Aka kantu rero nashatse kwifashisha mu buryo bw'imfashanyigisho. Abantu ntibarakare nabise uruvu mu buryo bw'imfashanyigisho. Yego. Urugendo rw'aka gasimba ntikaza kagenda kandi ntikaza kareka. Gahora muri ayo gusa ngo ngende ndeke. Ni ukuri. Ko niko gateye. Ijambo rya gatatu ni ururimi rwako. Ururimi rwako rubamo isumu. Ni ukuri. Ni agasimba kabi ngo iyo gakomye umuntu ururimi rwako rubamo isumu. Bikageranywa n'abakirisitu bagira amagambo mabi aza akomeretsa abandi. Yego. Amagambo mabi umukirisitu akanwa ke ntigakwiye kuvuga ibintu bibi. Akanwa k'umukirisitu gakwiye gutanga umugisha, ntigakwiye gutanga umuvumo. Yesu yaravuze ngo muvuge ibyururutsa imitima. Yego.
mu gice cya 40 cya Yesaya uhereye aho kiravuga ngo muvuge iby'uruzi imitima kandi akanwa k'umukristo gakwiye gutanga umugisha gakwiye gutanga umuvumo amen cyangwa kuvamo amagambo mabi yego n'ukuri ashobora gukomeretsa abantu yego ntabwo dukwiye kuvuga amagambo akomeretsa abantu ahubwo dukwiye kuvuga amagambo yubaka abantu Imana ishimwe nizo ndangagaciro abakristo bakwiye kugira ntabwo dukwiye gusenya abandi ahubwo dukwiye kubaka abandi niyo myitwarire abakristo dukwiye kuba dufite nanone icyanyuma akagira amaso arebuzwa areba nabi amaso yako ngo aze arebuzwa akareba nabi ukuri hari abantu bagira ijisho ribi hari abantu bagira ijisho ribi amaso areba nabi abandi abakristo ntidukwiye kugira amaso mabi cyangwa amaso areba nabi yego dukwiye kugira amaso areba ibyiza ariko ibibi ntitubitindeho ukuri rero aka kantu aka gasimba niko gateye kagiramo n'abakristo bitwara nabi bavuga ibitakwiriye bafite ururimi ruvuga ibintu bikomeretsa abandi bitubaka abandi yego bafite amaso areba nabi ukuri batagira ishusho aho bagasa naho bageze rwose kandi no mu gukorera Imana ntibava inyuma ntibavangura ikibi n'icyiza turakumva komeza yego narinze ngo hari ndugira numva ko ndumva rwose rero kwishushanya ni ikintu kibi cyane abantu bishushanya rero ntabwo baba bari mu bushake bw'Imana nuko baba baragomeye Imana yaba Yerobowamu tumaze kumva yego Imana yamuhaye gutegeka inzu 10 ariko imubwira ko igicaniro cy'Imana kigomba kuguma i Buyuda Yerusalemu ariko gushaka gukomeza ubwami bwiwe bituma agomera Imana agenda yubaka ku misuku tununga ibicaniro ibeteri n'idani n'ahandi mu gihugu yego ibyo byose bibabaza Imana kandi amaherezo yiwe nawe yabaye mabi yego Sawuli nawe yahamagawe ari umwami wa Isirayeli Isirayeli imaze kwimura Imana nayo ishaka kwimika umwami Samuheli ngo yagerageje kubagira inama aravuga ati umwami mushaka azabagirira nabi muzatanga imisoro abana banyu bazaba abakozi be yego n'ukuri abagira inama ariko baravuga bati biramaze Imana imaze kubahitiramo Sawuli ngo agitangiza murabizi ko yuzuye umwuka yarahanuraga cyane yego kandi ndetse n'umunsi yashaka gufata Dawudi yahunze yagiye irama nabizi ukuntu yuzuye umwuka yego n'ukuri ariko nawe yashoje nabi kuko yari yaravuye mu bushake bw'Imana urumva ko yagiye abundabunda aje gushikisha kandi ari we wari waramaze abashitsikazi mu gihugu zose byatewe no kwimura Imana yego iyo umuntu yimuye Imana rero azasoza nabi yego n'ukuri
mwumvise ko rero tugomba gukomeza uko twatangiranye umurimo w'Imana turatangije mu buryo bw'umwuka tuzasoze mu buryo bw'umwuka twe kuzosoza twabaye umunsi. asante cyane uko aho rero avuze ngo dusese impano iturimo abwira Timoteyo ngo iyo twaheshejwe no kurambikwaho ibiganza kw'abakuru ni ukwenyegeza rero ni ukwenyegeza wa muriro. Gusesa impano ni ukwenyegeza wa muriro uba muri twe wa muriro uba muri twe ntukazime. amen Imana umuhanuzi yabwiye Imana yabwiye abahanuzi ngo umuriro ntukazime ku gicaniro kandi igicaniro cyacu ni imitima yacu. Umuriro w'Imana ntukazime muri twebwe duhore tuwenyegeza uko twatangije ariko tuzusa. Imana ishimwe twe kuzaba nk'aba mugani bazavuga ngo yari kera ariko niba twaratangije mu mwuka tuzasoze mu mwuka. Twatangije turi umuriro tuzasoza ari umuriro. amen tugume muri bya bihe byacu bwa mbere ariko twahamagawe ariko dukomeza. yego iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya kabiri yabwitorero rya Efeso, marayika yabwitorero rya Efeso. Haleluya. amen yabwitorero rya Efeso aribwira ngo uzi imirimo yawe. aribwira ngo nutihana ngo nzakurira igitereko kitabaza hacu. yego ariko barabwira ngo ukwiye kwihana kugira ngo ukomeze ugume mu buntu bw'Imana. dukomeze rero icyo twahamagariwe nuko twahamagawe kuva mu muhamagaro wacu dutangire gukora ibintu byo kwishushanya no kwiyoberanya. yego tuzasoze kuko Imana yaduhamagaye. Imana ishimwe Imana ihimbazwe. abantu bagiye bahabwa impano zitandukanye ariko abantu bari mu kwishushanya umuntu agashaka gukorera mu mpano atahawe. yego ni ukuri yego rwose. bahamagawe uri umuhanuzi ukwiye gusoza uri umuhanuzi. bahamagawe uri umuvugabutumwa ukwiye gusoza uri umuvugabutumwa. yego barahamagawe uri umwungeri ukwiye gusoza uri umwungeri. Imana ishimwe Imana ihimbazwe. twe kwiyambika ishusho tutahawe twe kwifuza gusa uko tudasa. Imana ishimwe Imana itubabarire ni ukuri. Imana idufasha kugira ngo tuzasoze neza ko twatangije tuzasoze neza tutavuye mu nzira yacu. yego murakoze kwihangana. reka dusenge Imana. asante Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushima kuri Imana ishobora byose. yego data. turagushima ni wowe utanga imihamagaro itandukanye ku bantu. ko wahamagaye abantu Nyagasani kugira ngo bakore umurimo wawe. ndakwinginga kugira ngo dufashe dukomeze dutere intambwe twe kwifuza kumera uko kutaduhamagaye. abantu boye kwifuza gusa uko badasa. twe kwiyambika ishusho itari yacu. dukora umurimo nk'uko wawuduhamagariye kuwukora. wahamagawe ari umuvugabutumwa akomeza umuvugabutumwa. wahamagawe ari umuhanuzi akomeza umurimo w'ubuhanuzi.
uwahamagawe ari umwungeri akomeza umurimo w'ubwungeri kugira ngo twe kwishushanya tuzasoze neza taranto waduhaye tuzazikoreshe neza kandi nuza tuzabone inyungu warakoreza umurimo wawe neza. Ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose, ndufashe muri urwo rugendo rutoroshe kandi tuzarusoze neza. Mu izina rya Yesu dusenze. Mana ndagushimiye.